Uko imyaka igenda isimburana mwarabibonye ko isi igenda yubaka ubuhanga bushobora gutuma ubuzima bworoha kurenza uko byari bimeze. Reka dusubire inyuma gato muri 2012 cyangwa se no kuzamuraho gatoya, aho umuntu yakeneraga kugura nk'imodoka cyangwa se ubutaka akitwaza coffre-fort cyangwa se safe bag, cyangwa se akanayashyira ahandi hantu hari safe, akitwaza amafaranga nimba bamuciye miliyoni runaka akazitwara mu buryo buri cash nk'inote nyine, agafata urugendo akajya hahandi kuri tere cya kintu ashaka kugura giherereye, maze akacyishyura muri ubwo buryo bwa cash, akacyandikwaho nyine akakigiraho uburenganzira. Uko iminsi igenda itambuka, ahagana mu 2018 hatangiye gukora uburyo bujyanye na mobile money transaction bitizwa umurindi cyane n'icyorezo cya COVID-19, ubwo yari itangiye gukwirakwira hirya no hino ku isi. Habayeho ingamba z'uko isi igomba gufata nyine igice cy'ubwirinzi kijyanye no kudakoresha uburyo bwa cash cyangwa se guhererekanya amafaranga mu ntoki, ahubwo bagakoresha mobile money transaction kugira ngo hirindwe amavirus cyangwa se microbe zishobora kwandura zinyuze mu guhererekanya izo note, mu gihe uguhaye iyo note yaba afite iyo virus nawe ukaba ushobora kuyifata. Ibyo ngibyo rero byateje umurindi cyane ibikorwa bijyanye no kohererezanya amafaranga, ariko bitanyuze mu mafaranga afatika, ahubwo hagakoreshwa ibijyanye na mobile money transaction. Kugeza n'ubu ngubu umuntu aba ashobora gukora amatransaction, kwishyura serivisi n'ibicuruzwa bitandukanye atakoze ku mafaranga asanzwe y'inote cyangwa se ibiceri, ariko ntibimubuze kuguma gukora serivisi yashakaga gukora cyangwa se kwishyura ibicuruzwa yashimye kwishyura binyuze nyine mu buryo bwo gukoresha izo mobile money transaction cyangwa se bank transaction. Ibi ngibi isi igenda ibyubaka uko imyaka igenda isimburana kugira ngo abatuye isi boroherwe n'ubuzima bari basanzwe babayeho. Ibi ngibi bya mobile money transaction nabyo bisa nkaho bitakiri modern, kubera ko igihe turimo twohererezanya amafaranga twarabibonye ko nimba uri kuyakura mu kigo runaka, harakenera umukozi uza kuza gukora icyitwa validation cyangwa se ubugenzuzi, yemeze ko iyo simcard yawe ivuyeho amafaranga. Ubwo ni mu gihe buri muntu wese ufite iyo simcard nk'ibisanzwe bagomba kuba yarasoje igice cya KYC cyangwa se know your customer, kugira ngo ibikorwa byose bijyanye n'amafaranga byazamo amakosa abibazwe nyine nka nyiri konte, kandi akaba nyine agomba kubyirengera. Ibi ngibi bisaba validation, hanyuma uwo muntu ukora validation aba afite inzu agomba kuba ari kuyikoreramo. Ibi bishobora no gutuma ibigo bimwe na bimwe biduha serivisi z'imari bihenda, kubera ko uwo muntu arakenera ibituma akora akazi neza, birimo nka machine, birimo nkaho hantu ari bukorera iyo service, birimo ibitunga umubiri nyine kugira ngo akazi ke kagende neza. Bishobora gutuma habaho charge cyangwa se ikiguzi kinini mu gihe uri gukora ibyo bikorwa bijyanye nyine na transaction binyuze muri ibi bigo biduhereza serivisi z'imari. Aha isi irashaka kubisimbuza ikijyanye no gukoresha blockchain muri rusange, binyuze muri CBDC cyangwa se Central Bank Digital Currency Project ifitwe n'ibihugu byinshi bitandukanye ku isi, haba muri Afrika no hanze yayo. Barashaka uburyo bajya bakora amatransaction ariko akabikwa nyine kuri blockchain. Ibi ntibitume ubyitiranya na cryptocurrency, kubera ko nubwo byose byakwibika kuri blockchain. Twatanze urugero ko iri faranga rya CBDC riba rikontororwa na banki nkuru y'igihugu runaka cyemeje gukoresha iyi system, mu gihe kuri blockchain ariko turi ku gice cya cryptocurrency nta muntu n'umwe uri control, nta n'umwe uba ubigenzura. Cryptocurrency igenzurwa n'imikoreshereze yanyu kuri ayo mafaranga, ntago bisaba president cyangwa se uhagarariye urwego runaka kugira ngo ifaranga rya cryptocurrency rikomeze ribeho cyangwa se rizamuke cyangwa rimanuke, keretse umwe mu bafite imigabane muri iryo faranga. Tuvuge ko ufite ibice 5 bya Bitcoin, ubwo nasaga ibihumbi 35 by'idolari tugereranije naho ubu ngubu Bitcoin ihagaze, hanyuma ugahitamo kubigurisha. Ibyo nyine Bitcoin iba igiye cyangwa se ubutanze ibice 5 bya Bitcoin, hanyuma bikibika kuri blockchain yabo, bakaza gukora overview yo kureba kuri account yawe cyangwa se konte zose muri rusange, bakavuga bati kuri uyu munsi iyi tariki hagurishije abantu 5 nyamara nta waguze, bityo Bitcoin igomba kumanuka mu gaciro. Ngiki kintu gishobora guhungabanya crypto muri rusange, mu gihe rya faranga rya
CBDC ryo rigenzurwa nyine na banki nkuru y'igihugu runaka cyemeje gukoresha iyo proje gusa. Nabonye hari n'abavuga ko yaba ari proje y'u Rwanda gusa, ariko ntago ariko bimeze. Ibihugu byinshi bya Afurika ndetse no hanze yayo iyi project ya CBDC barayifite. Tukiri ku bijyanye no gukoresha amafaranga afatika y'inote n'ibiceri, ukaba wagura ibicuruzwa ukishyura mugenzi wawe angana wenda n'ibihumbi 2 cyangwa se 5 bitewe na service muri kugura. Ibi byatumaga idolari ry'Amerika rigira agaciro kandi rikaba riri na international mu gukoreshwa, cyangwa se ari ryo riza nk'inkingi ya mwamba mu mafaranga nyine ari mpuzamahanga. Uku gucika rero kw'inote n'ibiceri bishobora gutuma iri dolari ry'Amerika twafataga nk'aho rikomeye, abasesenguzi berekana ko ryaba riri kujya mu kindi cyiciro kitari cyiza ugereranije nuko abanyamerika baba bashaka kuba batwaramo ibintu byabo. Ni nabyo tugiye gushingiraho ikiganiro cya none. Ngo haye ikaze, hano ni kuri Rugwiro Pro Zone Official. Ibiganiro byacu byibanda ku mafaranga ashingiye ku ikoranabuhanga rya blockchain. Ibyo tubirebera hamwe kugira ngo twinjire mu isi ya Web3, twongere ubumenyi, tubibyaze umusaruro. Ujye ubana natwe mu biganiro byinshi bitandukanye turushaho kugutegurira kugira ngo ujye wunguka ubumenyi bujyanye nyine na Web3. Abahanga bagaragaza ko niba ntacyo United States of America ikoze ku bijyanye n'idolari ry'Amerika, mu Misiri imbere bazicara bakiga neza uko amafaranga agomba kuba yakontrola isi hatarimo ayabo. Ibi ngibi ni nyuma yuko ibijyanye no gukoresha inote n'ibiceri bigenda biba bikeya hirya no hino ku isi, harimo cyane cyane ibihugu byafashe icyo cyemezo nyuma yaho COVID-19 yari izengereje isi, bagafata icyemezo cyo gukoresha ibikorwa bijyanye no kohereza amafaranga bakoresheje mobile money transaction kugira ngo birinde virus cyangwa se microbes zishobora gukwirakwira zinyuze muri izo note n'ibiceri. Hanyuma kandi abasesenguzi baganira kuri blockchain bahakuye igitekerezo cyatumye baganira kuri ibi bikurikira. Bavuze bati ko Amerika idashobora guhara nyine guta idolari ry'Amerika ngo ritakaza agaciro. Muri aya mafaranga ni irihe faranga rishobora gusimbura cyangwa se rigahagarara mu mwanya idolari ry'Amerika ryarimo? Ubwo batanze urugero ku mafaranga asanzwe azwi akoreshwa ya crypto harimo Bitcoin ndetse na Ethereum, ariko kandi na Pi network. Bagiye batanga hingiro nyinshi zitandukanye. Baravuga bati Bitcoin niyo fondasiyo ya crypto yose, yaje izanye igitekerezo cyo gukuraho amabanki hagati y'abantu. Hangaha mu busobanuro bwimbitse batanze bavuze ko ikoreshwa rya Bitcoin rifatwa nka proof of work cyangwa se POW, bisaba mashini zikomeye cyane kugira ngo habeho mining y'iri faranga rya Bitcoin. Buri transaction igomba kwemezwa n'imbaga za computer, niho havuye security nyayo ikomeye cyane ya Bitcoin. Ariko ibi bituma ikenera energy nyinshi binyuze mu muriro w'amashanyarazi twara, basanga itakwigonderwa na buri muntu wari we wese. Bakomereje ku kindi gice kijyanye n'ihenda ryo kuyikoresha binyuze muri fees zishobora gukenerwa mu gihe ushaka kugira ibyo wohereza. Aha hakurikiweho ikindi cyiciro gishobora gutuma abenshi bahita bimukira ku yindi coin ya Bitcoin bakayihorera, birimo kuba itihuta bijyanye n'umuvuduko isi ishaka kugenderaho. Bitcoin rero siyo gukoresha na buri muntu uwo ari we wese, kubera ko mu kuyibona birahenze cyane, ahubwo bakomereje kuyitwa Bitcoin Smart Economy niko ifatwa, mu gihe akabyiniriro ka Bitcoin ifatwa nka digital gold cyangwa se zahabu ariko iri modern ya digital nyine. Ethereum yo ifatwa nka Smart Economy. Ethereum yaje gukemura ibibazo Bitcoin itari ifitiye ubushobozi bujyanye na programming. Mu busobanuro bwimbitse bavuze ko Bitcoin itari ifite smart contract. Ahangaha Ethereum yatangije icyitwa smart contract, code zishobora gukora automatic nta muntu n'umwe ujemo hagati, abitwa abakomisiyoneri. Ikoresha proof of staking cyangwa se POS, ntibisaba mashini zikomeye cyane. Muri Ethereum ikoresha energy nkeya ugereranije na Bitcoin. Niyo shingiro rya DeFi cyangwa se decentralized finance, NFTs, dApps cyangwa se app ziri kuri blockchain. Ethereum rero
si amafaranga gusa, ni ecosystem yubaka internet nshya ikinjiza abantu muri web3, ariko nayo ifite ibibazo bijyanye na fees zishobora kuba ziri hejuru kandi zikagora abashaka kuyikoresha. Bakomereje ku yindi coin ihuriza hamwe abarenga miliyoni 100 ariyo Pi Network, bahera ku gice kijyanye na mass adoption. Iyi mass adoption igaruka mu biganiro kenshi kubera ko abahanga nyine mu gusobanura Bitcoin bazi neza ko hari byinshi yabuze, Ethereum hari byinshi yabuze, hanyuma Pi kugira ngo ihagarare muri icyo kintu kandi neza ikeneye iyi mass adoption. Basobanuye ko Pi Network yo yibanze ku bijyanye n'ibintu bikomeye cyane abantu bakenera. Mu busobanuro buri deep bavuze bati ikoresha social consensus cyangwa se trust circle, kwizera bishingiye ku bantu bidashingiye ku mashini. Ushobora kuyimayining ukoresheje telefone, ushobora kuyimayining udasabye energy nyinshi. Ifite intego yo kwinjiza abantu benshi mu isi ya crypto, aribyo nyine bita mass adoption, gukoreshwa mu buzima busanzwe, aribyo bita reward payment. Mu by'ukuri Pi ntabwo irwanira umwanya wa mbere na Bitcoin cyangwa se Ethereum mu buryo bumwe, iri gushaka gukora crypto ikoreshwa na buri muntu uwo ari we wese, ariko iracyari mu iterambere, ntabwo iragera ku musozo w'ibikorwa ishaka kubaka. Ecosystem yayo iracyari kwiyubaka. Ibi ngibi nibyo rero abahanga bahereyeho baganira bibaza bati se muri aya mafaranga yombi uko ari atatu na yahe ashobora kuzaba ari gukontrola isi muri rusange mu gihe tuzaba twamaze kugera muri web3. Ubu turacyari ku gice cya web2. Hanyuma abenshi bakavuga bati ibijyanye nuko izi coin zihagaze dushingiye ko Bitcoin ihuriza hamwe kijyanye na security, wongeyeho strong of value, hanyuma Ethereum ikaba yihariye ku kijyanye na innovation, wongeyeho smart contract, ariko Pi Network nayo ikaba ifite icyitwa accessibility ndetse ukongeraho mass adoption. Haracyari ikibazo kibaza kiti aya mafaranga mu gihe yose yaba amaze kugira ibisabwa byose nayo hashobora kudomina agakontrola ugereranije nuko wowe uyumvishe. Ese haramutse habayeho ko Bitcoin ikontrola isi muri rusange, Bitcoin ikaba ariyo igirwa payment, urabona ari abaturage bangahe bayigondera? Haramutse habayeho se ko Ethereum ariyo ifata uyu mwanya ikaba control ku isi, ikaba ishobora kwishyura gaze cyangwa se n'amavuta, ni ishobora gutungwa nyine n'abantu benshi ugereranije n'ibiciro biriho kuri Ethereum cyangwa se kuri Bitcoin. Hanyuma abashimangira ko Pi ifite amahirwe menshi muri izi coin, bavuga ko ifitwe n'abantu benshi kandi mining yayo gikomeje, buri muntu wese afite amahirwe yo kwinjira mu hanga. Hari naho abasesenguzi benshi bakura igitekerezo mu buryo butaziguye bemeza ko iyi project ya Pi Network yaba irimo akaboko gakomeye ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Baba barimo bareberera hafi bijyanye nuko iyi project igenda yiyubaka. Nawe uraza kutubwira uko byumva muri comment. Ni nuko nsoje ikiganiro cya none. Wakoze cyane kubana natwe, Imana ikurinde.